Mwaramutse neza turagarutse kugira ngo tubaganirire ni Professor No One tubagezaho amasomo ya filozofiya n'amasomo y'ubumenyamana muri rusange. Tugiye gusubiza bimwe mu bibazo byazamuwe na Christophe Sebanani. Akunda kugaragaza ati ijuru ni iryawe, akandika n'igitabo cyangwa n'ibitabo tuvuge dutyo. Akagaragaza ati abanyarwanda cyangwa bamwe mu banyarwanda ni abaheburayo. Ukabona abikoze polemike ndende agaragaza ko abantu benshi b'abaheburayo batiyizi. Akongera ati Adamu na Eva babaga muri Nyungwe, ubwiru bw'ingoma ya Edeni. Agatanga n'ingero z'abantu b'abanyacyubahiro benshi bagiye bavuga ku byinshi bijya gutera nk'ibyo, ariko abo baravugaga ngo n'abariya b'abazungu bakomoka inaha, kuko muri anthropology hari ibisigaramatongo byagiye bigaragaza yuko abantu ba kera cyangwa abantu ba mbere bari bagiye batuye inaha. Muzi aba bigaga geography, mwigaga les fossiles, bagaragaza abo bita ba zinjanthropos, tugakomeza, ariko aho byari nko muri Kenya wenda cya Tanzania. Reka rero twigendere, turabaza tuti ese niba uri umuheburayo, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça ajoute? Niba tuzi idini ya Kiyahudi ko bo ubwabo bagiye berekana, kandi na Yesu yarabyerekanye yuko idini ya Kiyahudi ari social control, ni social control. Kandi Yesu ntabwo yaje gushinga ubukristo, ariko nawe yiyerekaniye yuko idini ya Kiyahudi ari social control, kandi iyo social control niyo Yesu yarwanyaga, ni nayo yazize. Ntabwo yazize umugambi wo kujyana abantu mu ijuru, kuko aho hantu none twe twagize tuti ijuru ni iki? Ijuru ni iki? Iki nicyo kibazo cy'ingenzi Christophe yagombye kudusobanurira, nako nawe ubwe kwisobanurira, kuko icyo yerekana gusa nuko ijuru rihari ari ryo umuntu wese ngo wizera Yesu. Ariko se ijuru ni iki? Aho hantu ntabwo aherekana. Ijuru nihe niba ari ahantu? Filozofi dukunda kwigisha ya Baruch de Spinoza, filozofi ihuriweho na Einstein na Hegel, filozofi ihuriweho na Goethe na ba Gilles Deleuze, ni abantu benshi bakomeye kandi mu banyabitekerezo. Ni filozofi ikwerekana yuko Imana itemera dualite y'ikiza n'ikibi, iterekana dualite y'umuremyi n'ibiremwa bitandukanye, ahubwo ko habaho realite imwe yonyine ariyo Mana. Iyo realite imwe yonyine ariyo Mana igenda yigaragaza mu buryo butandukanye. Imana yigaragaza mu buryo butandukanye. Hari axiome imwe igaragara mu gitabo cya Ethics cya Spinoza, ivuga ngo everything that exists either in something else or in itself. Ikintu cyose kibaho kiba muri cyo ubwacyo cyangwa kikaba mu kindi kintu. Urugero, niba ndi mu cyumba, icyumba ni pariti y'inzu, kiri mu nzu, inzu iri mu kibanza, ikibanza kiri muri nyumba kumi, nyumba kumi iri mu mudugudu, umudugudu uri mu kagari, akagari kari mu murenge, umurenge uri mu karere, akarere kari mu ntara, intara iri mu gihugu, igihugu kiri muri continent, bikazamuka gutyo. Iyo uvuze ngo Imana rero, Imana nta container igira, aho harumvikana. Imana nta container igira. Niba Imana iri mu ijuru, ijuru ryaba ari Rutimana. Igitabo cya Ethics tuba tuvuga ubundi kiri mu magambo maremare, ivuga ngo l'éthique démontrée selon l'ordre des géomètres. Ethique yerekanwe mu buryo bw'abageometre, no kuvuga ni ibintu bitajya bihakanwa.
ibintu bitajya bihaka ngo tubonye ko nta kintu kitaba mu kindi. Imana niba iba mu ijuru, ijuru riruta Imana. Ubwo Imana yaba ari product wenda y'ijuru cyangwa ikindi nacyo kiyirenze. Good. Muri filozofi twerekana yuko ijuru ridashoboka, ijuru ridashobora kuruta Imana, ijuru ridashobora kubika Imana. Mu yandi magambo, Imana nta container igira. Mu yandi magambo, ibiriho byose ni part y'Imana. Twe tukaba turi muri illusion ya separation. Tubona ibitubabaje biva kuri Satani, ibidushimishije biva ku Mana. Ariko soko reality imeze. Sebanani rero ibi bintu ubigarukeho. Ijuru riri rusobanura ryo muri Mahanayi mu Bible College ya Pastor Park. Oya, ntabwo ari byo. Rerekana iby'ubutagatifu uko abantu bose bajya mu ijuru bizera Yesu, ariko ijuru ryo ni kerekana ko abantu ari Abaheburayo. Qu'est-ce que ça ajoute? Kuba waba Umuheburayo ni it is purely historical. Ni ibintu biri historique. Nta kintu kiri transcenda gihari, kiri au-delà de l'histoire gihari, cy'Imana iva hanze nta gihari. Christophe Sebanani rero hano hantu uhagaruke. Murakoze cyane. Ariko icyo twongeraho nk'inyongezo nuko iyo uvuze ko bamwe ari Abaheburayo ukerekana ko ku isi hari abandi bantu atari Abaheburayo, ubwo werekanye iki? Abantu bamwe bakomoka ku Mana, abandi hari ahandi bakomoka. Ubwo abo bakomoka ahandi bafite umuco w'ubumana bagomba kwinjiramo, umuco wacu wa Giheburayo. Deja amacakubiri aba yarangije kuza. Bamwe origine yabo ni ku Mana, abandi bafite ikindi kintu bakomokaho ushobora kwita Satani. Ariko muri filozofi ya Spinoza twerekana yuko inkomoko y'abantu bose ari imwe kandi batigeze batandukana n'aho bakomotse. Inkomoko yabo ni ku Mana, nta kindi kintu kibaho cyera kirabura gikomokaho realite yabo ifatika mu buryo bufatika nka history y'abantu cyangwa mu buryo bw'umwuka. Nta kindi kintu kibaho kitari Imana, nta yindi soko ibaho atari Imana abantu bakomokaho. Muri make werekana ko abantu ari Abaheburayo. Ushobora kujijisha abantu bakumva ko bamwe basumba abandi, kandi ntabwo bishoboka. Abantu bose isoko yabo ni imwe, ibiriho byose isoko yabo ni imwe, isoko y'ubumana, kandi ntawe uyirusha undi. Nta kintu kibaho kiyirusha ikindi ku buryo kimwe kigomba kuyoboka ikindi mu buryo bwa kamere, nk'aho hari kamere isumba indi. Ubuheburayo rero nta kindi kintu bwavuga busumbije abandi bantu. Niba uri Umuheburayo ntacyo bitwaye, ariko se bisumbije iki abandi Bashinwa cyangwa Abahinde cyangwa nta kindi kintu gisumbye ikindi ku isi kigisumbya muri kamere, ku buryo kimwe gifite ubumana kurusha ikindi. Murakoze. Noneho nahadusoreje, dutegereje yuko Sebanani azasubiza. Murakoze.